Turabasuje bakunzi bacu abakunda kudukurikira ku ishani kuri ijambo dusoma. Uyu munsi ku itariki ya 30 z'ukwa 9 2023 tubazaniye ubutumwa bukomeye nyuma y'izamurwa ry'ibendera ry'abatinganyi mu itorero rya ADPR cyangwa muri Anglikani, ndetse na nyuma y'impfu z'abantu benshi bishwe n'umuntu bita Kazungu. Ni inkuru zamamaye cyane, ariko twategereje iki Imana yabivugaho. Niyo mpamvu tuze kugira icyo tuvuga, kuko Imana yabitwemereye. Imana ishimwe. Reka rero tubanze dusenge. Mana, turagushimye kuko uri Uwiteka, uri umwamuriro washugira neza. Tugushimiye ko wemeye ko tuzana ubutumwa kandi n'imbuzi zo kuburira abantu. Udushyigikire kandi dusabe abantu bose bazabwumva, abari mu Rwanda cyangwa mu bihugu byo hanze, kugira ngo bazabaturwe nabwo kandi bazahinduke bahindurwe n'imiburo, kuko utubwira ko igihe cy'isarura kigeze. Mwami Imana, turakwingiza rero ngo wohereze abakozi bawe basarure kandi bateranye ibyo bisarurwa. Abantu bose bazumva ubutumwa buzabagira umumaro kandi buzabatere guhunga no guhindukira. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tuzanye ubutumwa mu gihe gikomeye kandi mu gihe kitoroshye, mu gihe kigoye abantu, mu gihe abantu bari kuvuga byinshi, banibaza byinshi, na cyane cyane ku byo mumaze iminsi mubona biri gukorerwa mu madini ya none, cyangwa n'ubuzima abantu babayemo n'ubwicanyi bukabije. Hanyuma rero Imana yarambwiye ngo mbazanire amagambo akomeye. Ijambo rya mbere riravuga ngo icyo mutabonye ni iki, rya kabiri kavuga ngo icyo mutamenye ni igiki. Hanyuma rero abayobozi banyu b'amadini cyangwa abayobozi bacu b'amadini abenshi bagiye batamba ibitambo ku bakristo, ndetse bakemera gufata indamu kugira ngo abanyetorero baramye igishushanyo cyangwa baramye inyamaswa cyangwa begukire Satani. Imana yacu turengere kandi Imana tugire neza. Ibi rero babiterwa nuko Imana azabarinda. Niyo mpamvu tutagomba kubitindaho. Ntacyo tutamenye, twaraburiwe kenshi. Tugomba kuva inyuma y'abantu tukamenya ko twe turi abakristo, kuko itorero rya Kristo ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi kandi riri mu ibanga. Bibiri tubwira ko tudatera ubwoba na biriya cyangwa n'ibyo tubona n'ibyo twumva, kuko iri torero rya Kristo ngo n'amarembo y'ikuzimu niyo yazikuka ntabwo arishobora. Mfite agahinda kenshi rero n'ifuhe ndi muri no yerekwa ryo kubwira abantu kugira ngo bitandukanye kandi bahinduke. Iryo fuhe riri muri uburyo bukurikira, riravuga ngo nimuve inyuma y'abana b'abantu, nimuve inyuma y'amadini, ahubwo nimumenye uwabatuye, uwabacunguye ariwo mukorera, kuko twebwe turi abana b'Imana. Bibiri tubwira ko abayoborwa n'umwuka wera aribo bana b'Imana. Abantu nibayoborwe n'umwuka aho kugira ngo bayoborwe n'ibyo babona cyangwa ibyo bumva. Nibitandukanye nabyo rero biriya ntago byabura kubaho. Mu bimenyetso Yesu yavuze muri Matayo 24 na biriya birimo, ahubwo twega bidufasha kumenya neza no kumenya amasaha no kubara igihe, iminota n'amasegonda aho bigeze. Imana yacu tugire neza. Hanyuma ikindi twagiye tubona ubwicanyi bukabije, byose twarabibonye, aho abantu bagurisha abandi bakagurisha ingingo zabo. Ni ikigaragaza ko isi nta kintu kizishobora kuduha, nta n'ikiza yatwereka, ahubwo irimo iragenda twihishurira, ikatwihishurira imigambi yayo n'imirimo yayo mibi. Niyo mpamvu rero twebwe tubonye biriya, ahubwo tugomba gukomera tukanegerana, tukanateranwa no kubwirana zaburi n'indirimbo no gukomera kandi tugakomezanya. Bibiri tubwira ngo uko mubona umurusha wa munsi urushaho kubasatira, ni mwegerane, muhugurane, mubwirane zaburi n'indirimbo. Imana yacu turengere. Hari Imana rero ibyo yambwiye nje kubabwira binakomeye cyane, nyuma y'ibikorwa biriya bya gishitani bigaragara ahitiriwe inzu y'Imana biri gukorerwamo. Hanyuma rero niba ntacyo tutabonye, nta n'icyo tutamenye, Imana yaje kongera kutwibutsa ibimenyetso by'ibihe kugira ngo tubashe kumenya ibyo ari byo. Hari ibintu rero Imana igiye kwemera ko bibaho kubera impamvu. Nagiye kubona mbona aba bapastori twakurikiye, aba bashumba badushumbye, abenshi bagiye bafite utubari, bagiye bafite amarogi akorerwamo ubusambanyi, yaba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bihugu byo hanze. Aba bantu abenshi banywa inzoga, n'abasinzi. Nagiye kubona mbona umwe mu bapastori afite icupa, abantu banze kumuyoboka babona afite Bibiliya mu ntoki, ariko mu rundi ruhande afite icupa. Bigaragaze ko Imana itari kubabona neza, ahubwo twebwe nidukizwe neza kandi duhindurwe n'imiburo. Ibi rero birababaje. Aba bantu bafite ubuhakanyi bukomeye, kubera ko abantu benshi bari gukora business zo gukora iyobokamana rivanze n'indi mirimo yindi binjiriza. Hanyuma rero twebwe twagombye kutaba ibicuruzwa by'abantu cyangwa
tukamenya twebwe uruhande tugomba guhereramo. Imana yacu tugire neza. Ibi ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye agahinda, aho bari abapasitori bafata abagore batari ababo bakabasohokana ahantu mu mahoteli runaka kandi ejo bakazafata Bibiliya. Aya ni amahereko maze iminsi ndimo kubona, twebwe twagombye guhunga no guhindukira. Hari ibintu rero Imana igiye gukora mu rwego rwo kugaragaza ko ije guhemba no guhana abantu biringiye Imana, banambye ku Mana, abayikoreye neza kandi abayigumyeho batigeze bayitengo cyangwa bayihemukire ngo biyandurishe ibyiza. Imana ije kubaremera amashimwe mu buryo bukomeye. Hanyuma muri kukurema amashimwe kw'abana b'Imana niko izanye ibihano bikomeye kuri abo banyamadini, kuri abantu bavangavanga, ibihano bikomeye birimo n'urupfu. Hari ibintu Imana igiye kwemerera ko bibaho, ni intwaro zirindwi igiye kurwanisha muri rugamba rwo kwihesha agaciro, muri rugamba rwo gutsinda ikibi, muri rugamba rwo kuneshereza abantu babo. Ni intwaro zirindwi. Intwaro ya mbere, Imana yarambwiye ngo ibiseke baturiragamo bigiye gupfundikirwa. Iyi ni intwaro Imana igiye kurwanisha kugira ngo abantu bavangavanga cyangwa bavuga ngo barakorera Imana ibyabo bisobanuke, bigende neza. Kuko muri uku kuburira abantu, muri uku gusarura abantu b'Imana, Imana igomba gukoresha izi ntwaro zirindwi kugira ngo isarurwa rigende neza. Hanyuma intwaro ya kabiri, abantu bagiye gupfa bitunguranye kandi batarwaye. Iyi ni intwaro nayo Imana ije gukoresha, na cyane cyane ko abantu bakabije gukora bibi, abantu bakabije ubugizi bwa nabi, abantu bakabije kudakizwa kandi bagahagarara mu nsengero bakaririmba, bagahimbaza, bakinjiza ibizira ahera. Imana itugiriye neza kandi Imana yacu turengere. Hanyuma intwaro ya gatatu, tugiye kuzabona inkongi zikomeye ahantu henshi hakomeye kandi hatandukanye, zidafite n'uwazizimya. Hanyuma ikindi ni impanuka zikomeye zikomeje kuba, yaba mu mato, yaba ibiza, amazi, yaba kandi n'ibinyabiziga. Imana iturengere, hanyuma tugire umwete wo gusenga kugira ngo ducike bino bintu. Ariko nanabwira abantu ko ibyinshi Imana ibyemera kuko biri mu mugambi wayo wo gusarura, kuko ibisarurwa byeze. Ndibuze kubaririmbira akarimbo nahawe kuririmba kuvuga ngo umurima w'Imana ureze, ni igihe cyo gusarura. Hanyuma ikindi Imana izateza ubwoba bukomeye ndetse n'ubwihebe n'iyi nzara. Ariko Imana itubwira ko iyi nzara ishobora kuyimara ni mu gihe twahindukira, mu gihe twakumvira imiburo. Hanyuma reka tubaririmbira akarimbo, hanyuma tubabwira amagambo yo kubibutsa ibimenyetso by'ibihe. Umurima w'Imana ureze, ni igihe cyo gusarura. Mwabasaruzi muze vuba, duteranye ibisarurwa bye. Yesu we turakwinginga, ohereza abakozi bawe, bateranye ibyo bisarurwa, babigushyikirize Mwami. Hanyuma ikindi kintu Imana yaje kumishurira, yamishurira iby'aba banyamadini n'abahanuzi. Imana igiye gukoresha abahanuzi benshi batandukanye ariko bari kuvuga ukuri. Abahanuzi ntago bazemerwa, nta nubwo bazakundwa n'abantu, kuko bazaba bavuga ukuri kandi banahishura iby'aba banyamadini. Hanyuma aba bazarobarwanya cyane, babace mu nsengero, babace ahantu hariho hose, babagambanire ndetse no kubica. Ariko Imana irambwira ngo abo ba pastori nabo bashumba uzarwanya uyu muhanuzi akamuhagurukira, ngo Imana izamukubita, ntawe uzamenya ikimwishe, nta n'uzamenya ukuntu bimugendekeye, kuko izamukubita imukumbaganye. Imana yacu itugire neza. Imana yaje kurwanira abantu bayo, ije gushyira mu buryo. Imana irambwiye ngo igiye gukora bucece, icecetse kandi igere kuri buri muntu wese. Abo yasezeranyije ko ari byiza abakorera, igiye kubibakorera. Ariko abagiye kwinjira mu bihano n'ibindi biteye ubwoba, Imana izabibakorera. Muri urugamba Imana izakoresha, muri risarura Imana izakoresha, Imana irambwiye ngo igiye kwemera n'intambara, ishore bamwe mu ntambara zidafite impamvu ngo kugira ngo bazigwemo. Ibi ni ibintu byo kwitonderwa rero. Tukwiye gufata ibihe byo gusenga uko ibihe bigenda bisohora, ahubwo twe tukaba amaso. Hanyuma tugiye gusoma amagambo ari muri Matayo 24 umurongo wa 4 kugeza kwa 14. Ni amagambo nabwiwe ngo nibutse abantu ibimenyetso by'ibihe, hanyuma uko babisomye babashe gusobanukirwa no kwirinda. Reka dusome aya magambo. Matayo 24 umurongo wa 4 kugeza kwa 14. Haravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha n'intambara
mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose babahora izina ryanjye, nibwo benshi bazasubira inyuma. Bazagambanirana bangane, n'abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherekeza. Imana yacu tugire neza. Ubu muri no minsi umuntu ugiye kuri social media akagenda avuga ibintu by'ibishegu, akagenda avuga byacitse, niwe abantu bari kumva. Uri kuvuga ukuri akavuga ubutumwa bwiza bwo kuburira abantu ngo bihane, ntago bari kumwumva. Ariko hari Imana yambwiye, nibagende barebe ibyo bintu byose bazageraho babihaje. Igihe bazakenera ukuri ngo babatuke, bazagaruka bumve ukuri turi kuvuga, bazagaruka kubafashe, bazagaruka ukuri kubagirira umumaro, kandi bazabatuka. Imana yacu tugire neza kandi turengere. Reka dufate akanya ko gusenga. Mana, turagushimiye kuko uri Uwiteka ugira neza uri rubasha. Tugushimiye ko utuburiye, tugushimiye ko Mwami Imana urimo kutwereka ibimenyetso by'ibihe, kugira ngo buri muntu wese abashe kwitegereza no guhitamo inzira ashobora guhagararamo kandi akananyuramo neza imubereye. Waravuze ngo umugenzi niyo yawumuswa ntago azabirwa inzira. Inzira ijya mu ijuru watubwiza ukuri ko ariyo kwera no gukiranuka. Turasabira abantu ngo bezwe kandi bakiranuke ku gato no ku kanini, kugira ngo igihe cyo gutungurwa, yaba igihe cy'umubiri, yaba igihe cyo gutwara ubugingo, Mwami Imana abantu bazasangwe biteguye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugote kandi ukize abarwayi baduteze amatwi, ukize abantu, urengera abantu, bereka inzira y'ukuri, kandi ubahishurire byose kugira ngo babashe kugendana nawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.